dore uyu mwana Imana igiye kumukiza. Arareba nk'uwamaze kurangira, ariko dore uyu mwana uko ameze, muramubona. Imana igiye gukora igitangaza kuri uyu mwana. Tani wasito rayasha, dani bosoto tika shaibo, dani wa shaibiniwa, dani wasito toyasha. Turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu. Fire, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro muri we, 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 rekura umuriro. Daimoni yamufasha akiri mu nda, daimoni yamufasha ikivuka. Uyu mwana nabe muzima, uyu mwana narebe neza, uyu mwana nakore, uyu mwana ingingo nizikore, bitekerezo bye nibikore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana. Akira amafaranga, Witeka guha ifaranga sha mu kiganza cyawe, Witeka arabikoze. Taleka sidebo. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire, umwuka w'igitero cy'umurozi n'inzozi mbi ntikizongera guhagarara mu jisho ryawe. Imana iramwengera kurwaniriye, kuko Imana iyo ije Yesu wenyine kwahagarara, nahagarara arahagarara n'icyubahiro, nta mwanzi urakomanga. Eleko siterewa. Ufite akana k'agahinja k'amezi, Imana irambwenge kurinze kuko kajya mu bitaro. Gafite amezi angahe? 4. Imana irambwenge ngo ntabwo karajya mu bitaro, ko yanze ko karwara. Papa ni utwara abatware. Yego papa ni utwara abatware we. Papa ni utwara abatware. Yo papa ni utwara abatware we. Papa ni utwara abatware. Papa ni utwara abatware. Papa ni utwara abatware. Amina, haleluya. Wowe papa umva, itara riratuma nakubona neza ariko ndakureba. Imana irimo irambwiye, wari ugiye kurwaza umudamu akarwara akaremba. Imana irambwira ngo wari ugiye gutangira guhora mu bitaro hejuru y'umudamu wawe. Imana irambwira ngo iramurinze, kandi cya kabiri iguhaye umwana, kuko ari Imana itanga inakongeye n'abandi. Kandi Imana imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo hari amafaranga Imana igiye kuguha, kandi kurinza imanza zatuma ujya kuburana imanza zikaba imanza. Imana irambwira ngo irazihagaritse. Icyanyuma Imana irambwira ngo ibyo wariganijwe Imana igiye kugukubira, ugiye gukubirwa mu incuro 100. Witeka mbwira ikintu gikomeye, uzi ko ugiye guha, ugiye kugira imodoka ariko izabije nk'impano, uzayitangaho amafaranga make, izaba ari nk'impano Imana ikwihereye. Umuntu agiye kuzagusaba kumugurira imodoka kuri make cyane. Imana irambwira ngo iyo nzira igushyiriyeho ni inzira yo kugira ngo wibonere imodoka yo kuzajya ugenda mugatwaramo umugore wawe ukunda. Witeka agiye kubikora. Icyanyuma mu minsi mikeya ugiye kubaka hakurya hariya, hari igice ugiye kubaka mu cyo hakurya hariya, ugiye kubakamo inzu nta bukode, fini termine, burarangiye. Yewe dore disi we, Imana irambwira ngo kandi ariko abantu badushaka iki, ari umuntu wagambiriye ngo azagufungisha arajya hehe ku ijuru ritabaye. Bose babireba tuzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyayo kireba. Bose babireba, zamura amaboko yawe, bose babireba icyubahiro cyayo kireba. Amina, haleluya. Umva, nababwiye ngo none biraremwa, mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira. Bikore, mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira. Birahari Imana, birahari Imana, birahari. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira. Birahari Imana, birahari
birahari Imana mfite ibime mfite ibime mfite kimwe neza yuko azangirira neza birahari birahari Imana birahari Imana birahari umva birenze kimwe birenze bibiri birenze bitatu birenze bine birenze bitanu bikwemeza yuko Imana izakugirira neza. Icyambere naho uri ntiwari uzi kuzahagera, nuko ubayeho hari abo byatunguye bararakara bakugirira ishyari ariko uracyahari. Wabyaye utwana twawe abadayimoni barasakuza ngo ntituzabaho ariko turacyariho. Vasha umva urarya batari bazi kurya ariko ukarya, ukorera batari bazi kuzahakorera ariko urahakorera. Cyo ni ikimenyetso kikwemeza yuko izakugirira. Icyo nkwisabira ibagirwa ibyakubayeho gusa, ntiwongere guheranwa n'agahinda. Wararwaye ariko bakuroze ntacyo wabaye, hari urwapfuye mbariza ngo abarozi aricyo bakwisheho nubwo babikoze aricyo baba mubaze ngo nubwo baroze ntukiriho. Erega ariko bararoze, erega baracuraguye, erega bohereje amahembe, erega bohereje ibitega, erega bohereje inkuba zikubita, ariko se ntukiriho. Ntabwo ukiriho se kubera ikize ufite ibimenyetso birenze kimwe byuko Imana izakugirira. Birahari mbwira uwo muntu ngo birahari, ubwire ngo birahari birahari. Erega bashoye imanza ariko ntiwagiye mu nzu y'imbohe, ntugihari se. Umva nkubwire, igiye kugutabara ku wa mbere, igutabare ku wa kabiri, gutabare ku wa gatatu, gutabare ku wa kane, gutabare ku wa gatanu, ku wa gatandatu gutabare, ku cyumweru gutabare, ku wa mbere yongera itangiye. Ariko hari abantu banyakiriye bavuga ngo amen. Dore ikintu Imana imbwiye, ntabwo Imana iri bwemere ko urwo rusaku rugumya kugusakuriza. Urwo rusaku wambwiriye uwo muntu ngo nta rusaku ruhari, mumbarize ngo nta rusaku ufite rugusakuriza mu rugo rwawe, rugusakuriza aho uba, rugusakuriza aho nta rusaku ubona ruhari. Mubwire ngo urwo rusaku rugiye kugenda rurangire. Rugira ute? Rugira ute? Vuga ngo bye bye wa rusaku. Hoshi hoshi. Erega uri umwana w'Imana, erega uri umutsinzi, erega Imana yawe irahari, erega Imana yawe irakora, erega Imana yawe irumva, erega Imana yawe irasubiza, erega Imana yawe iratabara, erega Imana yawe irakiza, erega Imana yawe irarema, Imana yawe irahindura. Yavuze ngo biremwe ryari, biremwe ryari, biremwe ryari. Wate haleluya shatuwe, wongera uzamure haleluya, wongera uzamure haleluya. Umukozi n'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe. Yesu arakora n'umukozi Umukozi n'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka, ibyo ushaka bimewe nawe. Yesu arakora, oh Yesu arakora, oh Yesu arakora, oh Yesu arakora. tugiye gusenga, Hallelujah. tugiye gusenga, tugiye gusenga. Imana yambwiye ngo urugamba rwanaga rurarangiye. Kabiri, Imana irambwira ngo nkubwire imitego bari baraguteze Imana yifashe mpiri. Imana irambwira ngo bari barakuroze, barakuroga, barohereza, ariko Imana irambwira ngo iguha ubutware bwo kubigenda hejuru. Kabiri, Imana irambwira ngo uratabarwa. Ubu tuvugana Imana ishyize ishimwe mu kanwa kawe ryihuse n'indirimbo yishimwe. Ndabwirwa ngo isoni ntabwo zigukoze,
inshuti yawe yari igiye kuguhemukira, Imana irambwira ngo arahabaye ntacyo uzaba. Hari umuntu wagambiriye kukuroga ari inshuti ngo akwice upfe, wajyahe? Hari inyama itamirwa, hari inyama itaribwa n'iy'abanyamasengesho, hari inyama batamira ngo imirike, hari inyama badakanja, hari inyama badahekenya. Umva, Imana yagukuye mu kanwa k'umugome yari yagambanye kugira ngo ashyire ubuzima bwawe ikuzimu, ariko witeye kurokora ubeshaho. Udebole sika deyabo wayasha aravuze ngo uzasaza uzabaho, kuko Uwiteka uguhaye kubaho. Aravuze ngo atanze ubushobozi, akuye igisuzuguriro. Kandi Satani wavuze ngo ntuzubaka agashaka unyeganyeza ibyawe, Imana iravuze ngo uzubaka, uzakomera, uzatera imbere, uzagera kure. Genda Uwiteka yiremeye ishimwe muri iyi minsi. Ela siteria sha wino papa ngenda na nyitabana. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire, Imana izagukoresha kandi uzaba umukozi wayo. Imana irambwira ngo yagukuye mu kigare cy'abantu babi b'urubyiruko, mwagombaga kugenda mukazafunga ugahera. Imana irambwira ngo nkubwire, igiye kuguha ubuzima, iguhaye uburyo. Imana irambwira ngo nkubwire, wagombaga kugenda ukajya usangira n'abantu ibiyobyabwenge, ariko Imana isa nayigushimuse ikuvanayo. Imana irambwira ngo n'uyu munsi ukunda iby'inzu y'Imana, ariko hari abandi baba bagishaka kugukura ngo bakuvane mu by'urusengero. Imana iravuze ngo uzakorera Imana. Pfukamana, uyu muntu azaba umuramyi ku rwego rukomeye. Uyu mubona, hari umuntu umuzi? Hari umuntu umuzi? Hari umuntu umuzi? Rimwe hari umuntu umuzi? Imana irambwiye ngo nkubwire, ugiye kuzakorera Imana ku rwego rukomeye. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo dore hari imbaraga bari barakoherereje zigomba kugufata kugira ngo ugende ujye ubeho ubuzima budashaka no kuzigera busenga. Nyamara uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Uba mu baramyi ni gake ubishaka bikanga, wazabagiyemo ko Imana izakurindiramo. Warangije senior 6, turarangiza, urakiga, byarahagaze. Reka nkubwire, Imana iravuze ngo uzabaho, uzarama. Ukunda gushaka kujya hanze, urabishaka kwigira hanze cyane. Tumwohereze agende. Uzakorera Imana, uzubaha Imana, tuzayisuzuguza. Nicyo cyifuzo cyawe, nicyo usaba Imana ngo Mana nshira inzira nigire hanze. Nguhesheje visa, nguhesheje passport. Imana nkorera ni gukingurira ibihugu, ni gukingurira imigabane. Uzarya neza, uzabaho neza. Uwiteka azakurinda, ariko uzakorera Imana aho uzaba uri hose. Genda Uwiteka aguhaye umugisha kandi aguhaye amahirwe. Kandi uhereye none umwuka wakunigaga ntuzongera kukuniga. Ibitero wagabwagaho birahagaze. Imana iramwe ngo waryamaga ibintu bikakuniga, Uwiteka bikuyeho. Imana izabana nawe, Imana izakurinda aho uzajya hose. Genda wicarire, Uwiteka aguhumugisha. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Reka mbanure uko nategetswe. Wowe Imana yambwiye ngo nkubwire, iminsi mikeya ugiye kujya kubyara, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire, uyu mwanya irakuzinguye kuko umubiri wawe uraribwa cyane. Imana irambwira ngo ufite ububabare, kandi ubwo bubabare ni imitego baguteze urayisimbuka. Imana irambwira ngo irakubohoye. Imana irambwira ngo irakubohoye. Mbwirwa ikintu ngo urabohowe, kandi urabohowe. Hanyuma usanga usaba amafaranga. Sibiri gusa ushaka ngana iki menshi. Imana igiye kuguha amafaranga, uriteguye. Icyanyuma Imana yambwiye ngo igukuyeho umuntu kandi umuntu indyarya. Kubwira indyarya, indyarya ari kuzaza ikagusenya indyarya, ikubika ubuzima bwawe, ikabushyira mu kaga. Imbwira ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo nkubwire, uhereye uwo munsi Imana ibivugiyeho, uwo muntu agiye gusakuza, uzaceceke agushakaho impamvu. Wowe uzagira ute? Singuhaye amabanga.
agiye kuzahaguruka ashake kukwibasira, ahaguruka avuga amagambo, azagushinja ngo waravuze, uzaceceka. Ntukajye gutongana, uzamureke yijyana. Imana igukwindyarya hehe? Iruhande. Ikindi, reba, Imana irambwiye ngo nkubwire, inzozi warose z'urupfu Imana iziburijemo. Ntabwo azapfa, azabaho, azarama. Uwiteka arabikoze. Imana iramuzinguye, Imana iramuzinguye, Imana iramuzinguye, Imana iramuzinguye. Mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze kubohoye indaye, urakoze ko igiye gukora uko bikwiye, urakoze ko uyu mugozi w'amabaza gucitse, urakoze kubohoye burundu, urakoze kusenye burundu, urakoze kufashe mbiri burundu, urakoze ko itagomba kurenza igihe ndabyanze. Mu izina rya Yesu reka wigaragaze Mwami, urakoze kubikoze kandi n'umukozi wawe. Twomereye Yesu amashyi menshi, arabikorera umugeni. Iminsi yageze, humura, nta minsi isigaye, nta gihe kirekire, ntacyo. Imana igiye kwihutisha ibintu, uzajya kubona ubone bisibaye nk'ibigutunguye. Imana igiye kubikora. Hanyuma Imana ubwo igiye kukugira neza, ujye uhora usenga, ntuzahirugirwe mu gikoma. Igikoma kijya gituma ababyeyi babura, ngo ndi mu gikoma. Oya, Imana izabikora. Haguruka mama. Mwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire, uhereye none uhawe imbaraga zidasanzwe. Ngwino hano, ngwino hano, ngwino hano. Tera haleluya nk'eshatu. Amen. Nimumwikirize yemwe. Amen. Nabwiwe ngo nkubwire, uhereye none Imana itanze itegeko. Guhera uyu munsi Imana ishinganishije ubuzima bwawe. Ugiye gusa neza, ugiye kubyibuha, ugiye kugira ubuzima buzira uburwayi, ugiye kuzura imbaraga z'umwuka wera. Imana iravuze ngo ugiye guhanura. Imana iravuze ngo urusinga rwawe wahoranye Imana yarukugaruriye. Kandi debo elewa saibo eni washaka tari ebole sika. Ubuhanuzi nibwongere bwuzure muri wowe. Satani wakwibye, umwanzi wagusahuye, umwanzi wakwibye agasahura ibyawe, birarangiye, bishyizwe iherezo, birarangiye. Abadayimoni bo mu bicuku bya nijoro bazaga kwiba impano ziri muri wowe, baratsinzwe. Uyu mutwe urakize, ntabwo uzasara nk'uko bari baragambiriye kugusarisha. Uwiteka kuvuze ijambo ryiza, uzasazana n'abana bawe, uzasazira mu rugo rwawe. Imana irambwiye ngo ibya kera byibagirwe. Imana igiye gukora ikintu gishya. Muri gishya ugiye gukora ubukwe, muri gishya ugiye kuremerwa ishimwe. Kandi Imana irambwiye ngo nkubwire, Imana iguhaye kuburera bariya bana, iguhaye kumara igihe utongeye gusama. Mwari muzi ko Imana ijya ibitanga, irabimuhaye. Imyaka pana umwaka, Imana irabigukoreye. Urakize mu mubiri wawe, urakize mu ngingo zawe, urakize mu bitugu, urakize mu mugongo, urakize mu mbavu, urakize ahantu hose. Tari waside riyasha. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze kubikoze, urakoze kugize neza, urakoze kugize neza. Izi nzozi z'urupfu zihora zigaruka, Satani akubwira ngo ugiye gupfa, ugiye gupfa, zirarangiye. Ntabwo uzapfa, ntabwo bizaba uko abivuga, ntabwo bizaba uko abigambirira, ntabwo bizaba uko abitegura. Imana irambwiye ngo mu cyimbo cya marayika w'umwijima wazaga kubikubwira, Imana igiye kuguha marayika ukubwira ngo ugiye kubaho, ugiye kubaho, ugiye kujya ubirota umuntu akubwira ngo uzabaho, uzarama. Ni marayika w'Imana uzabaganira nawe. Imana igufashe ukuboko, ntacyo uzaba, uzasaza, uzamera imvi, ugiye gusa neza. Mama apucyuri mama, ugiye gusa neza we, ugiye kumererwa neza, ugiye kumererwa neza. Uzi ko ugiye gutunga amafaranga, konte nziza ibyibushye we. Imana igiye kuguha amafaranga mama, kandi umwaka utaha mu kwa 12 uzaba ufite ishimwe ry'amafaranga menshi. Urugo rwanyu ruragenderewe, ubwire umutware ngo Imana iraje kandi yicaye iwacu muri saro. Ubundi igiye kuharyama, iryame. Icyubahiro cy'Imana kigiye kuhatinda, icyubahiro cy'Imana kigiye kuhatinda, icyubahiro cy'Imana kigiye kuhatinda, imbaraga z'Imana zigiye kuhatinda. Ni Uwiteka avuganye nawe.
urabyakiriye tera haleluya nk'eshatu nta kibazo aje dusenge humura ntacyo uzaba ujye ugira ubwoba bw'uko hari icyo uzaba ntacyo uzaba kandi ukorera Imana dore uracyari mutoya Imana ashaka kugukoresha tujye kure y'Imana Imana igiye kuguha ubuzima bwiza uzamera neza uzagira akazi keza uzabona akazi karyoshye umva sha dore akazi keza dore akazi keza dore akazi keza dore akazi keza ariko ugiye kugakora igihe gitoya uzakomereza i Burayi witeka Imana niga umugabo w'umuzungu uzamufata uri tayari gufata umugabo w'umuzungu ni ukuri reka dukomere Imana amashyi umwana abonye umugabo w'umuzungu hari uwo mufite washatswe n'umuzungu mukuru wawe afite umugabo w'umuzungu nawe utwawe n'umuzungu baguhaye ipasi y'umuzungu uvuga ngo ipasi y'umuzungu iyo nawe uragiye disi ku muzungu umuzungu w'umugabo mwiza umusore mwiza uzajya uguha amadolari menshi uzibeshya unge uzaba ufite ibibazo hana we dore Imana igiye kubikora kugira ngo muhindure ubuzima bw'umuryango we na mukuru wawe nimwe Imana igiye gukoresha mugahindura uzi ikintu mugiye gukora mugiye kubakira amaminzu nini muzamwubakira ka etaje kuko Imana ibahaye abazungu twara umuzungu wawe uramuhawe wamwakira ugatera haleluya Imana irambwira ngira igiye kugukiza igikomere cyo watakaje ni kuiteka avuganye nawe mbwirwa ikintu cyiza ndabwirwa ngo iminsi mikeya itegura amafaranga Imana igiye kuguha ahandi hantu hataraho wubatse kandi aho ugiye kugira hazaba ari heza kuruta aho wari waraguze Imana igiye kuhaguha neza kandi uzabirebesha amaso yawe mbwirwa ikintu gikomeye Imana ariko gasupa Imana iragukunda reka nkubwire uburyo Imana igukunda ugiye kuba umukire vuga ngo umukire reka nongere mbisubiremo umukire ngo inone tera intambwe nk'umukire ahantu hari abantu bagenda nk'abakene tera intambwe nk'umukire badafite ihungabana Imana igiye kumugira iki mushobora gutekereza ngo biroroshye iyo bavuze ubukene signification y'ubukene ni ubukire nukuvuga ngo igisobanuro cy'ubukene ni ubukire nukuvuga rero Imana igiye kuguha ubukire kandi nkubwiza ukuri nguyu Gaspard muvuzeho none muzabirebesha amaso yanyu uyagiye kuzaba umugabo abinzobe timuri bukunda ari urukara agiye kuzaba inzobe kubera gufatwa neza avuga ngo gufatwa neza bagiye kuzajya bakugurira amavuta utigeze wisiga harayo utari wisiga Gaspard shobora kuba yaragarukiye kuri moviti cyangwa ntuze ugiye gusigwa udodobekwe ubyibuhe iyindi igiye kugerera hano turi kubona dota iyo wowe uzajya suyikumira amaboko ntayikumira hari igihe uzajya yifumba tuvate se wanda wabaye iki yireke ugiye kuzamererwa neza Imana irambwira ngo izakumara umubabaro izakumara igikomere cy'umutima uhawe umugore n'impano ni kado kandi uzabyirebera itegure ugiye gufata kuri za miliyoni 1 2 3 4 muri miliyoni mba mbirimo neza rega mba ndi mu iyerekwa wari ufite amakuru mfite amakuru gendera wicarira hari ababwiye ngo dufite amakuru yuko biremwa ryari none ariko murahari ihagurukire papa ihagurukire Imana yavuganye nanjye Imana yambwiye nubwo ubona wari umeze gutyo wari uri mu bihe bibi bigukomereye kundi usa neza uri umujenesha nkunda abantu bambara bakaberwa nka papa wiri ntago mubizi mwebwe nukuri kw'Imana ndabakunda usa nabi ni imico mibi usa nabi ni karande usa nabi ni kibazo icyakoze wasa nabi kubera sezo ariko n'Imana ihindura sezo ukajya mu yindi sezo vuga ngo ndava muri sezo mbi njye muri sezo nziza ni Imana igiye kugukorera ukwiriye imodoka nziza yo kugenderamo Imana irayiguhaye ukwiriye akazi keza karyoshye Imana irakaguhaye alatila site rikashaye Imana irambwira ngo ugiye gukorana n'abanyamahanga abanyarwanda batanga make
munyumve neza erega ngewe ga nazamutse indege yageze mu kirere murahari no kuyimanura ngo nyigushe byananiye ariko mureke igume mu kirere ariko murahari muvuye ngo agumemo ngumemo okay. Icyangombwa yatubwiye ngo twibagirwe ibyagize ute dusingira ibiri hehe tubyakirana umutima unezerewe. Umva papa, Imana yambwiye ngo nkubwire sheke yawe ugiye kongera gukora. Ugiye kugira sheke 3 z'amabanki 3 zigiye guca amafaranga menshi. Niba ari umuntu Imana igiye kwibuka ni wowe. Niba ari umuntu Imana igiye kongera guha agaciro karyoha ni wowe. Imana irambwira ngo nkubwire irembo ryawe ryari ryarugariwe kandi utunguwe. Imana irambwira ngo irari ryuguruye none yugururiwe irembo rye. Mbwirwa ikintu gikomeye, telefone igiye kuguhamagara. Mureke njyeyo nazamutse reka uvuga ngo professor mbanure ngume mu kirere kandi natumbagiye muzehe. Imana imbwira ikintu irambwira ngo nkubwire dore telefone iraguhamagara. Ikimara kuguhamagara ugiye guhura n'abantu bagupropose bakubwira ngo uratwemerera dukore. Genda ubabwire ngo yego nta rindi jambo. Tali wasido yabo. Imana irambwira ngo mukimara kuvugana n'abo bantu bagiye kugukonekta n'abanyamahanga. Imana irambwira ngo ino tere intambwe isokera mva mwa badamu bataguteza ikibazo. Israel. Umwuka w'Imana arambwira ngo nkubwire uhereye none igiye guca inzira ku buryo ugiye kuzajya ukora urugendo rukora urw'indege, ugiye gukora inama uveyo uzanye ibyaganiriwe ubimenyesha bagomba kubimenyeshwa. Eli wasita riyashari. Imana irambwira ngo nkubwire inzira zirakingutse mu buryo utatekerezaga. Uri umunyamugisha papa, uri umunyamahirwe, uri umunyamasezerano Imana yagambiriye kugirira neza. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo ukubona dore yarakenyutse ariko Imana iramwimana. Satani yari yagambiriye kugukenyura mu myaka itarenze 40 ngo ntuzayirenze, ariko uzagira 50, ugire 60, ugire 70, ugire 80, 90 uzayikandagiramo, uzarama, uzabaho. Witeka arambwira ngo nkubwire ni ukuri kuye mu ijuru ugiye gutunga amadolari. Genda ufunguze konti y'idolari mu gitondo ngo amadolari agiye kujya ava hanze, ugiye kuzurira indege ujye ugenda ugaruke mu Rwanda ubishatse. Imana igiye guca inzira kandi Imana irambwira ngo nkubwire muri wowe Imana yakurinze kurwara indwara z'imbere mu myanya y'imbere. Imana ntizemera ku mwanya w'imbere wawe wangirika. Uzabaho, uzagira ubuzima, uzagubwa neza. Wazanye na madamu uzamunzanire umunsi kwa kane yes ega ndagutinda mesi y'usezerano ntago. Imana yambwiye ngo igiye dore nashaka kugira ngo mbahuze ibiganza k'ikimenyetso cy'umugisha ugiye kujya ku biganza ubutazongera kugwa hasi. Niki Imana yambwira donc mugiye gufata umugisha utazongera kugwa hasi. Iterambere riraje, ugiye kuzubaka kageretse. Amakuru yose arafite papa, tuvuge ngo akageretse. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo muri bene wanyu bose Imana igiye kuguha umugisha. Harimo bamwe bibwira ukwabo kuri wowe, ariko ibyo bibwira si byo by'ukuri. Iby'Imana nibyo yibwira. Yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira ni byiza si bibi, kugira ngo bamenye ko Uwiteka yatanze umugisha atarobanura nk'abantu, atareba nk'abantu. Zamuka muri bene wanyu, shyirwa hejuru kuko Uwiteka gushyize hejuru. Mbwirwa ikintu cyiza, ni visa ugiye passport yawe ugende niba utanayifite uyigure. Ugiye gutererwamo, ujye utererwamo, visa zizahindagurika. Ujye uvuga ngo ariko Mana niki wankoreye, Mana niki naguhaye, Mana niki naguhaye. Nzira zirakingutse, amarembo aruguruwe. Uwiteka agiye kubana nawe. Hari imodoka ukunda Imana igiye kuguha, imva igiye kuguha. Tera haleluya. Reka duhe Imana icubahiro. Haleluya. Abantu mwese mushaka guhaguruka duha Imana icubahiro kubera. Haleluya. 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 Amen.
maze intsinzi ya Yesu ndavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajya ananirwa, ndamamaza ndamamaza intsinzi ya Yesu ndavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajya ananirwa, arakomeye. igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, nafashe maze mbindura ibirindi by'umuriro, ubu ngenda atwika ndasenya ubwo izina rya Yesu ndakomeye. Turakomeye, turakomeye, Eliya haguruka nkubwire, ubundi hari igitangaza kivuga niki Imana igiye gukorera. Nakwanditseho Imana imbwira ibintu bitatu. Imana imbwira ikintu cya mbere, ugiye kubaka ku buryo ishimwe ry'iwanyu bazajya bo bavuga ngo turashima Imana ko umwana wacu yatuye muri Kigali adakodesha. Cya kabiri, mbwirwa ku mudamu wawe, Imana irambwira ngo nkubwire uhereye none Imana igiye kumurinda kuruta uko wabitekerezaga, kuko niba hari umwuka wahushijwe wagombaga gupfakara ugasigara uri wenyine. Mbwirwa ngo umwuka wamurwanije n'uyu mwanya wari ugihari. Imana iravuze ngo ntuzapfakara, uzabaho n'umugore wawe. Mbwirwa ikintu gikomeye, Satani yagiye amutegera kunda ariko Imana iramwimana. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo igiye kumuha imikorere yagutse. Teleka sidelewa zoni etaishayi taibone kota sido dika shaibo. Ivuga butumwa ryawe rigiye kongera gukora cyane. Nongere misure, ugiye kuvuga ubutumwa cyane. Uzi ko uzatega indege ugiye kuvuga ubutumwa wishyuriwe. Ntegetse igihe ntarengwa, niba ndi umukozi w'Imana, Satani wari warafunze iryo rembo nahave mu nzira. Umwaka utanga iki gihe iryo shimwe rizabe ryumvikana ko avuye hanze uvuye kuvuga ubutumwa, atari ukuri intyoza, atari ukuri umuhanga, ari uko Imana ivuze gusa bikaba bigasohora, kandi muzabibona. Bibeho, bibeho yemwe, tuvuge ngo ni bibe mu izina rya nde. Icyanyuma, kofi yawe ndayihanuriye, genda utunga amafaranga. Uhera none ugiye kuba umubibyi wiba, genda ubibe. Hinduka umugisha ku bantu, hinduka umugisha aho ugeze, hinduka umugisha wicaye, hinduka umugisha mu bakozi mukorana, hinduka umugisha mu baturanyi, hinduka umugisha, uhinduka umunyamafaranga. Kandi tuvuge ngo nibibe. Ndamutongera mu maso y'Imana ngatunge, ndamutongera mu maso ya Kristo ngahabwe umugisha, ndamutongera mu maso ya Kristo ngahirwe, ndamutongera mu maso ya Kristo ngo inzira ze ziboneke. Uhereye none ubukene burangire kuri we, bumarwe no gusigwa. Ukunda kwambara neza, Imana igiye kukwambika cyane. Eri, umwana wawe w'imfura, Imana irambwiye ngo ni ikimenyetso cy'ibyiza mu muryango wawe, kuko umwana wawe w'imfura azakorera Imana kukurusha. Imana imuvuzeho gukorera Imana kiri muto, azayikorera, azavuga ubutumwa, azimikwa. Dora ari muto, kadukomera Imana yacu. Mbwirwa ikindi, mushiki wawe ari hehe? Arahagana mushiki wawe i Burundi. Hari ubwo muherutse kuvugana kuri telefone? Imana irambwiye ngo nkubwire, i Burundi yaragiye kuburirwa irengero kandi agambaniwe n'umuntu. Mbwirwa ikindi, irambwira ngo ari akavuyo Imana iburije mu kuri we, kandi ako kavuyo kari kagiye, bari bagiye kumurega, bamurega ibintu bidafite umutwe, ndaza kubikubwira. Ariko Imana irambwiye ngo yanze ko umwana burirwa iki irengero. Mushiki wawe yicarira uko
haguruka papa, haguruka, haguruka, haguruka wowe, haguruka wowe, haguruka. Imana yambwiye ngo humura, irakuzi. Marira yawe teri washaye, amarira ufite Imana arayabonye, igiye kuguha ibyo kurya byinshi. Umugabo wawe yaragiye, yaragutaye. Nabonye umwana ameze ko cyahita yigendera hanaga. Imana yambwiye ngo uyu mwana wararwaye, none uburwayi umwana afite bwateye umugabo kumuta. Uyu mwana afite uburwayi Imana igiye kumukiza. Muzane hano imbere, muzane hano imbere, muzane hano imbere. Jisho ry'Imana rirabona, nta namwe warihungira. Jisho ry'Imana rirabona, nta numwe Mana. Dore uyu mwana Imana igiye kumukiza. Arareba nk'uwamaze kurangira, ariko dore uyu mwana uko ameze, muramubona. Imana igiye gukora igitangaza kuri uyu mwana. Mwizera Imana, mwizera iki? Mwizera Imana cyangwa nimuyizere? Imukize. Muvuga ngo Imana nimukize. Muramuruzi. Icara hano mama. Mukikire. Umuntu wizera ko Imana ikiza naze hano dusenge. Umuntu wizera ko Imana ikiza, bakoze b'Imana nimuze dukora umurimo w'Imana. Tugiye gusengera uyu mwana. Imana itanga ubuzima, Imana ibeshaho ikazura. Uyu abikimenyetso mu muryango cy'uko Imana yatashye mu muryango iwabo, kandi icyubahiro cy'Imana kigira ute kigaragare. Murizeye? Mana yo kwizerwa, Mana nkuru, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Teri wasito rayasha, deri bo soto tika shaibo, deni wa shaibiniwa, deri wasito toyasha. Turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu, turamusengeye mu izina rya Yesu. Fire, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro mwami, rekura umuriro muri we, 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 rekura umuriro. Daimoni, daimoni yamufasha akiri mu nda, daimoni yamufasha ikivuka. Uyu mwana nabe muzima, uyu mwana narebe neza, uyu mwana nakore, uyu mwana ingingo nizikore, bitekerezo bye nibikore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Fire, fire lewa site riyasha. Imbaraga zawe mwana, manura imbaraga zawe Yesu, 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 rekura imbaraga zawe Yesu. Reka wigaragaze kuri uyu mwana mwana. Umutima we nukore neza, imbaraga zawe nizigaragare kuri uyu mwana. Turagushimiye ko ari cyo ukoze kuri we mwami, turagushimiye ko ari cyo ukoze kuri we mwami. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Reka mvuga ikintu kuri uyu mwana Imana imbwiye. Uyu mwana agira ikibazo mu nda, akivuka mumushyira muri kuveze, niko byagenze, yavukiye amezi atuzuye. Uyu mwana ubundi yagombaga gupfira mu nda akavuka yapfuye. Imana yemera ko avuka, ariko mbwirwa ikintu. Imana irambwiye ngo icyatumye yemera ko bitinda kumukiza kwari ukugira ngo izerekanire amaboko yayo mu ruhame rw'abenshi. Imana yarabikubwiye. Imana irambwiye ngo uyu mwana agiye kuzavuga, kuva yavuka ntaravuga, nta nubwo arareba. Uyu mwana bigiye kuba ku mugaragaro live, agira ingingo nzima, agira amaboko mazima, imbaraga z'Imana zimukoreho. Dore
Uwiteka azamurinda ntacyo azaba, azaba ubuhamya, azaba ikimenyetso abantu bamenyeraho Imana ko ari Imana ikora ibitangaza. Reka tuyikomere amashyi menshi, irabikwiriye. Humura, humura, ntacyo uzaba. Genda wicare hariya uretse kugenda, ntiwirukanke, ntimugataha amateraniro atarangiye. Genda ndakubwira. Imana ni umukozi w'umuhanga, ni umukozi w'umuhanga. Dore ikintu Imana igiye gukora kuri uyu mwana, igiye kubanza gukomeza amagufa ye. Nimara gukomeza amagufa ye, abe comfortable, agira imbaraga muri we, agire effort, agira imbaraga, agira imbaraga. Agiye guhaguruka rimwe kuri rimwe na rizima. Nyina azatungurwa, abantu bose bazatungurwa. Dore umwana agiye kuba ikimenyetso kigirwa. Amen, amen. Haguruka tugiye gusenga Imana muri iri jambo. Imana irakubwira ngo ibagirwa, jugunya. Ariko Diana nabonye ari he? Diana ari he? Daya, ngwino hano. Hari ibintu bitatu Mwuka w'Imana yambwiye kukubwira. Imana yambwiye ngo ni ukuri, ikizakubera ikimenyetso cy'uko ikwishimira, ntuzigera upfusha umwana. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana yawe ugira ute ikwishimire. Cya kabiri, Imana irambwira ngo igiye kugutabara kuko yagutabaye uri umukobwa bigutunguye. N'uyu munsi niko ugiye gutabarwa bitunguranye. Ugiye kubona umugisha mwinshi. Icya gatatu, ugenda umbwirira umutware, Uwiteka ashyizeho inzira yo kujya hanze, ni inzira yihuse. Icya nyuma, Imana igiye gusimbura intebe yariho yicare ku yindi, kuko igihe amaze ku ntebe kirahagije, ahawe indi nshya. Mu bishya Imana imuhaye intebe nshya, mu bishya Imana imuhaye biro nshya, mu bishya Imana imuhinduriye uburyo, kandi umubwire ngo Imana iramuzamuye. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo ikurinze nk'uko umuntu arinda ijisho, niko Imana ikurinze. Ntacyo uzaba. Uyu mwaka uzawurangiza wiyongeze n'undi, wiyongeze n'iyindi. Imvi zizarinda zibura uruyenzi udakenyutse, kandi abawe bazabaho. Ntacyo uzaba. Uzareba ibikuzengurutse byose ujye ubibwira ngo ntacyo muntwaye. Uwiteka arambwiye ngo azakurinda uw'amahoro masa. Izakurinda amajya n'amaza, none namurihe. Izakurinda amajya n'amaza, none namurihe. Izakurinda none envelope hawe n'Imana. Envelope hawe n'Imana ni envelope nini. Murandebera, reka nkore igikorwa kiri prophetique. Murabona iyi envelope, murayireba, timubona ko iri ibanga. Niko ngiye kubona mbona imbere yawe haje envelope ariko yari ibanga. Murabibona nkoze igikorwa kiri prophetique. Niko Imana ikubwira ngo muri iyo envelope ugiye gufungura, ufungure uzatungurwa n'ikirimo. Donc kuko ibahasha ifunze aba ari ibanga, niko Imana iguhaye envelope itunguranye, uzagira ibyishimo nuyifungura, izakunezeza nuyifungura. Uzamenya ko Imana yavuze ngo hari ibahasha yawe. Iri ni ibanga ryawe n'Imana igiye gukoreramo, igiye kwiyerekaniramo. Imana iguha umugisha mwinshi. Kandi Imana yambwiye ngo wari waragambiriye kukwicara yubuye ibitero muri uku kwezi kuzagera mu kwezi kwa 12 bihagaze nona. Bihagaze nona. Birahagaze mu izina ryande rya Yesu. Amaboko yarahagaze mu izina ryande rya Yesu. Ntabwo azongera gukora. Yari yaravuze ngo uyu mwaka ntuwusoza, ugiye kuwusozanya n'abawe
ugiye kuwuryamo ibyiza, ugiye kuwuryamo ibigugu, ugiye kuwusaruramo ibyiza. Ni ku Iteka avuganye nawe. Nkigukora ku mutwe, umutwe ntihongera kukubabaza. Kigukora ku mutwe, ingingo zawe zose zibaye nzima, kandi amaboko ye yari yakoresheje ntazongera gukora iteka ryose. Imana iravuze ngo uzaba amahoro masa. Rindwa, komera, shikama. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Imbavu zawe Imana izirinze ko bazirasamo bakazihinguranya, ukaribwa mu mbavu. Uwiteka kurinze icyo kintu, imbavu zawe zibaye nzima mu izina. Dukomere Yesu amashyi menshi. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe. Jyana natwe tugenda, kandi ujye ubana natwe iminsi yose. Duha ibihe byiza mu minsi yacu y'ubuzima bwacu. Ukuvuze mu mitima yacu ngo biremwe nona, turabyizeye. Kandi icyubahiro cyawe kitugenda imbere, kitugote mu ngo zacu, kiturinde, kidutwikire. Amaraso ya Kristo Yesu yamenetse agomeze kutugota impande zose. Urakoze kutanye n'itorero, kandi ukomeza kuririnda mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amahoro y'Imana ajyane namwe, umugisha w'Imana ujyane namwe. Shalom, shalom.